nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Abana basobanuye umuhanda turagira ngo utangire neza, uravuga nk'umuntu urapa, utubwire niba unaririmba. Abana b'Afurika ngenda basabira impano ku musaza zabafasha babwire abakure ku muhanda mani. Umva se iyi Kimironko iratwibasiye mani, turashaka kuva ku muhanda. Twebwe turabana b'Afurika basigaye batwohereza kujya ku murenge, twagira ku murenge ngo ibiryo by'abana b'Afurika byashije mani. Ese ubundi tuzajya tujya kujya inkoko zarahigi Gikondo, ubundi twaragenewe nk'abana b'Afurika kujya ku murenge, biba bimeze utubundi. Turasaba perezida Repubulika Paul Kagame azatuvuganira abana b'Afurika ji. Ubundi abana b'Afurika ni bantu ki? Ni abana b'umuhanda babandi nyine bavuga ati ngo ni mayibobo, kumbi Imana iri turi hafi tuzahinduka mana. Ako mu by'ukuri mureke mbabwire, je banyita Nsengimana Barize, mu by'ukuri nkorera no kuri radio Rwashimbavu. Ako mu by'ukuri je margarariye abana b'Afurika ji. Abana b'Afurika ubundi muri nk'abangahe hano? Abana b'Afurika turenga 50 mana. Afrika ji. Makamayiro mu city abaturage se bavuga ko mutarenga 50. 50 barimo tu kuzamuraho hariho n'abandi bari imbuga mana. Ubwo no kuvuga he? Bisobanuye yuko ari Gikondo mana. Gikondo se wigeze ugerayo? Gikondo nagezeyo mani inshuro zirenga 30 ji. Ako maze umwaka n'igice nadafungwa ji, ndashimira Aragusa mana. Aragusa niwe nshimira ji. Ni iki cyatumaga bura bagufunga? Kino cyatumaga bafunga mani, ngenda nk'agakore mani, none narayiretse mani, ubu nsigaye nigira gutya mani, ninywera amafege mani, mujye mumbona gutya mani. Sinsigaye ndi umusitari, muvugisha ukuri mani, ndi umusitari hano Kimironko mani, banyita Nsengimana Barize. Iyo bambuze baririza ji. Ndasuhuza abamami bose bari ahangaha muri iki gitondo. Nasikia mami, gitondo kiza mwababyeyi. Abana b'Afurika mwabashinze iki se mani? Abandi bana b'Afurika se bari hewe? Dore abana b'Afurika uyu bamwita Zirikano, uyu bamwita Kanya West. Je mu by'ukuri ni njye uhagarariye kino cyiciro, ubu tugiye kujya aho bita Nyagatovu mu murenge wa Edikota. Edikota? Wow, ni hano hameze hate? Ubwo na hano tujya kuruhukira, mu by'ukuri na nomero zawo nuzikenera ndaziguha. 07 Nyagatovu. Je ni kuri wa murongo utishyurwa abasirikare banje. Ariko wavuze ngo ntabwo ukinywa kore koko nibyo? Kore nyiretse maje kuyikatira, kore nyiretse imyaka 3 mana. Imyaka 3 ni myinshi, ngenda shimira Imana kuba nadaheruka gufungwa mana. Kandi ubu ko mumbona gutya nsigaye nigira n'ubu ngubu nsigaye ndi pasiteri, nsigaye nanasengera hano hepfo, ndashaka ko hari Imana yazamindura nkareba niba nakizwa nkaba n'abandi mana. Uri pasiteri se koko cyangwa ni bya bindi? Aha ndi gusenga bisanzwe, ndi kwigira no kubatizwa kugira ndebe ko ejo bundi nanjye naba pasiteri mana. Umwana wa Afrika ni uwuhe murongo muri Bibiliya ugufasha? Umwana wa Afrika ngo umurongo muri Bibiliya ugufasha ni uwuhe? Murongo wo muri Bibiliya umfasha ni muri Ezekiel 34. Twarasenze duhasanga umuhanuzi avuga ati, bana banje mbayishuriye kugaragaza ubwenge bwanyu, utazabugaragaza aza wose wanje. Ako murongo niwe uriya? Harimo bikeya natazi, ariko mu by'ukuri sindamenya gusoma Bibiliya. Nanjye kubera Imana ari igihe kizagira mani nshimenye kuyisoma. Ako ubundi utekereje kareba n'ibitekerezo ufite ukavuga ati n'ukuntu ushaka kwihangira imirimo, wumva mu myaka 5 ushaka kuzabura umuntu umeze uti? Mu by'ukuri kw'Imana muri iyo myaka 5 ngize Imana, nanjye nabamaje kuba umuyobozi nk'abandi bose. Abirirwa babiruka, abirirwa batirukansa, nanjye nkababwira ati basirikare banje bari abana b'Afurika mugomba kujya mubafasha kubirukankana. No ubundi abana b'Afurika ni kimusaba inda dusoza kugira ngo namwe mumve mubayeho neza? Abana b'Afurika turasaba umusaza saka wose bagahore bavuga bahora baturwanya ngo turi mayibobo, kumbi uko tubona gutya Imana izadufasha natwe tuba abantu b'abagabo.
akandi karirimbo noneho dusoze rero nk'umwana wa Afurika tuguye kuri n'umuhanzi si byose mana turagusaba tuve ku muhanda kuko turarwara nta murwaza aha turara ku muhanda tutabuze ibitanda abana ba Uganda ndetse n'ab'u Rwanda nituve ku muhanda handi tubangamiwe n'umwanda je banyita Mabure G umwana wa Afurika G ba ku mirongo mukibura najya kuri staff mukibura barize ngo yarasaze mujye mumureka yisarire ese bundi mumufatu ndasaba Imana imwe gusa icyo ejo bundi ndashaka guhinduka nkaba nk'abandi buriya ko numva indirimbo ari nziza se wazagiye nko muri studio habura iki mu by'ukuri kw'Imana si niyo yonyine hari n'izindi ariko mu by'ukuri kugaragaza impano harabura umuterankunga mana ihangane umwaka urangije sha indirimbo yawe wazayisora nka ryari ubonye umuterankunga bibaye ngombwa no muri 2014 ejo bundi nayisoramo 2014 kandi twarayirenze mu by'ukuri njyewe sinjya amenya amatariki mana oya ubu turi 2018 ubu ngubu ejo bundi 2017 nibwo 2019 nibwo nzasohora indirimbo ukunda kubara usubira inyuma bigenda ukunda kubara usubira inyuma impamvu inkoko yagiye gutora inyuma y'urugo isubiye mu gipangu ibinuza ibasakabaka mu by'ukuri ntiwabona narabaye sakabaka ujya wimva warabaye nka sakabaka mu by'ukuri ndabura amababa kugira ngo uruke ariko kuba sakabaka hari igihe kizagera nkahinduka kubera Nyagasani gusa none se wenda dusoza akabazo k'amatsiko waba ufite nk'umukobwa mukundana apo mfite umukobwa nkunda ubwo ibyanjye byose ashaka kubimaraho mana mu by'ukuri umukobwa nkunda dukundanye imyaka irenga 5 mana ariko mu by'ukuri sister mbona ari wo kunyirira utwanjye mana ntacyo natamwa na phone ndazimuha tu yuko mumbona gutya ndi umusitari mana nsigaye nitungira n'imbiriti naguzanje mana mwazibonye uko mubona hano mwese muri abakire nge ndi mayiboba ariko hari abatayifite nge mu by'ukuri ndashimira Imana gusa warayiguriye se narayiguriye mu by'ukuri ko Imana nzanagurira rutingiye kubera Imana umukobwa wawe uravuga ati arankura agukuriye sister mu by'ukuri dukundanye imyaka 3 namuhaye phone zirutize ako mu by'ukuri aracyashaka kunjya ndamubwira ati se sister wanansuye akambwira ati man buretse nzagusura man gihe cyo gusura cyagera sister akambwira ati man nabuze umwanya man tese ubundi man ubundi umwanya uzabona ryari tishaba ngo na amashuri ese ubundi mu by'ukuri natwe kwiga twakiga tubonye Imana wembese urumva kuba yagiye kwiga atari impamvu yakakwiye kuza kugusura mu by'ukuri kw'Imana sister yo mubwiye ku bintu bijyanye no kunsura ahita ambwira ati ngo akama amabwiriza y'urusengero akama y'ikigo ese ubundi mu by'ukuri ko natari umunyeshuri namenya yuko atambeshyura mu by'ukuri nge naje gukora isuzuma bumenyi nsanga afatanya na nyina kunjya kugira umwana ajye ku ishuri fate phone yagenye mama we ngayimushyire ku ishuri nka sheri wiwe indi ya kabiri baze bambwira ngo bayibiye Nyabugogo nge ndifuza yuko sister mu by'ukuri ababona ngo ni umuntu w'umurara ukaze nge ndi umurara mu by'ukuri nge sinifuza no guhemuka iyo mba ndumuhemukira mba naramuhemukiye kera ariko nge nshimira Imana ati Imana uriya muntu niba ari uwanjye munyohereze hakiri hafi hakiri kare wenda nk'akantu umukundira cyane ubona uvuga ati y'abantu akantu iyo murebye nubwo ansaba udufaranga ariko numva ntamureka sister mu by'ukuri nge kintu umukundira ni umwana witonda ariko mu by'ukuri nubwo yitonda nagagaragaza urukundo ahubwo azana ubugogi mu by'ukuri kw'Imana aramutse Tanzania ubugogi sinaba ingona ahubwo nabiki naba imvubu ajya amufasha kuri buri kimwe cyose nk'umwana wa Afurika G umwana wa Afurika reka tugushimire cyane wakoze noneho akenshi babona ngo ndi umurara kandi ntago bazi icyo Imana yateganyirije Imana kuko bwize nuko bukereva umuntu arimo agenda yirenga ntago babizi ejo bundi muzajya kubona mubone nanjye niciye mu modoka yanjye ndi gukata mana nibere no ku mafete mana dufite moto 3 mu muhanda tumaje gushyiramo abana ba Afurika ako nk'abashimira perezida umusaza turamusaba rwose ibi by'abana ba Afurika ahubwo dushingira ibigo rw'abana ba Afurika rwose tujye natwe twigamo
Turashimiye cyane urakoze. banyitaba inshuti barize reka mbasoreze ababyeyi mwese mwateraniye hano banyita Nsengimana Mabure nasikia mami igitondo cyiza ababyeyi mwese nabashuje mwabasore mwe mwifuze kuba mwateranira hano mureba Nsengimana Mabure mu by'ukuri nge ndifuza kuba nahinduka kandi ejo bundi nzahinduka kubera Imana umwana wa Afurika ci umwana wa Afurika nawe se nitwaganira amwita Kanya West nde ni ibisanzwe ibyo yakubwiye nagakubeshya Kanya we kubera iki wise Kanya West ntago ari ryo niyise ubusanzwe niko witwa ubusanzwe ntago ariko nitwa nawe uri umwana wa Afurika rero nanjye ndiwe rwose nk'uko yabikubwiye iterambere ry'abana b'Afurika hano rero rimeze iterambere rya mbere se ni ukuba tubasha kuba twambara neza iryo ni ryo terambere rya mbere nta n'imbobo yambara nkanjye kandi ibyo bavuga ngo turi imbobo ntago turizo mwebwe rero wenda turimo kugenda twibaza iyo mutekereje ko hazaza murateganya iki kugira ngo mu myaka 5 windi iri imbere izo modoka mwahoze muvuga muzabe muzifite mu myaka 5 ibyo byo ntago bitangaje n'ubu ngubu intera za mbere bamwe twarazibonye harimo abafite amamoto yabo harimo abafite amagare bitaturutse mu bujura ari ayabo bakoreye bakabasha kubyigurira arabibwira ko wenda unyemereye nkoresha iryo jambo mwakunze kurivuga ngo mayibobo arubwira ko mayibobo itatera imbere mwebwe nuwe butumwa mufitiye abandi bana bo ku muhanda uvuga ati mukura amaboko mu mifuka mwikorera ubutumwa mfite yego natwe ntiturava ku muhanda neza ariko uko bwije uko bukeye tugenda tuvaho kubera kuko twatanye nk'ubu ngiye nabaye nageze mu muhanda mu bihumbi bibiri kugeza na nuno munsi ubwo mu bihumbi 2000 natangiye ndara hanze ngangika hanze ariko ubu ndashima Imana ubu mbasha kwikodeshereza inzu y'ibihumbi 15 ndi umuntu umwe kandi mu mafaranga nakore atarayo nibye nkanarya nkananywa nkanabikaye ibyo ngibyo byo byihore urumva kabisa umbe ngo nta kibazo inama rero nagira n'abakiwurimo bakirara hanze bakigira gute yego nabo simbanze kandi kuri nge nabikunda kuko kuryama hanze buriya ni ibintu byagiye bimfasha kenshi cyane byaramfashe nk'ubu ngubu nje nza mu muhanda soko nari mbuzaho kuryama soko iwacu bakennye ahubwo ni ikibazo kimwe umuntu atabasha kuvuga runaka ku giti ciwe hari igihe usanga benshi na benshi tuba twarananiye ababyeyi cyangwa benshi tutifashije ariko ngewe muri ibyo byose abandi batanabafite wa mungana ababyeyi ariko nje muri ibyo byose nje mfite mama wenyine nta kibazo nawe nta kibazo afite urugero umuntu ubonye umuntu ari ku muhanda ajya mutekereza ate umuntu wananiriye ababyeyi nk'umuntu ufite ibindi bibazo bitandukanye mwebwe aho mu kivuga hiki twebwe keretse nk'uko ngewe nk'iyo murushije ububasha hari ukuntu ngiye mukora gutya nkabasha no kuba namuha n'iryo jana cyangwa yo senkani nkamubwira ati nanjye nta kintu nkurushije gusa Imana niba itureberera amanywa nijoro kuvuga ngo uko byagenda kose umuntu ajya ku muhanda afite ikibazo gikomeye kuko nta kuntu wakifata ngo uve iwanyu mama wawe atagukubise se atagututse cyangwa agakubite ngo ugende nta kikujyanye kirazira weho noneho inzozi zawe niziye yatubwiye ko rwose mu myaka 5 imbere azafite imodoka kata inzozi zanjye yego inzozi zanjye ni nyinshi cyane ariko izo nifuza ni ukwiberaho neza mu buzima ntawe ngirana nawe ikibazo nta zindi nzozi nge nigirira nta kintu ibyo kuvuga ngo ubukire butangwa na Nyagasani nshobora kubwifuza mu kanya nkatambuka ikabira nk'ubise bikaba birarangiye aze tubaza uyu mugenzi wawe ati ufite umukunzi wowe uramufite ubwo ngewe se nge ndamufite rero ngewe ntago ari ukuvuga ngo kubana ni iby'abasheri nyine turacyari muri ki mu guteretana biri kujyamo se yego bicamo nta kibazo kabisa cyangwa nawe kwaka udufaranga twishimwe yego kuvuga ngo udufaranga ntawe kuko nanjye nze nkakubwira ati gutya na gutya watuma ariko ugasiba kurengera ariko rurahari pe uzamushyiramo mu mago nkarya yego nyuma wenda y'imyaka nk'ibiri ndacyatesitinga kuko ubu tumaranye hafi imyaka irenga 4-5 sinebura ntiwakabaye wemeza niba muzabana yego ntago ari ugupfa guhubuka buriya urugo ntago ari ikintu cyo guhubukirwa
Turagushimiye cyane wakoze cyane. Sawa. Nawe uri umuhanzi se ngo turibira. Oya njyewe byo guhanje njyewe nahangaga nyikiririmba muri korali ibyo byararangiye. Wabayeho none n'umurokore. Nigeze kuba n'umurokore. Reka. Umurongo ugufasha we muri Bibiliya n'uwe uyatubwiye ko ari na pasteur. Ni myinshi cyane rwose. Ariko nkawe akabazo kakubitwa avuga ati nibura akarongo karafasha. Umirongo? Oya rwose iby'imirongo byo nitabi wenda amaze kunywa nk'ubumeruka mu rusengero 2010. Singiye kujya ngo nkwiyemerewe. Nukuvuga ati yego mfite Bibiliya nkacishamo amaso niriwe nsoma nabasha kugenda nibuka ariko imyaka icyo ni myinshi simeruka gufata Bibiliya. Oya n'ibyo ukibuka mu mutwe nda pasteur igeze kwigisha ukavuga ngo ntago no kuvuga ngo tubwiye nk'umurongo wa kangahe tubwire icyigisho nibura wibuka. Icyigisho genzi mu mutwe gihora kinamfasha nuko nzi yuko ijambo rimwe nzi nuko nzi ko wiringiye Imana atajya korwa n'isoni gusa nagira inka. Haleluya. Amen. Yego da akantu gato hano nanjye ngubaza. Yes tugende nawe utangire twebwe nawe uri umuhanzi se. Nanjye ntago ndi umuhanzi ariko nyine banyita Hero Map. Nge nk'ikibazo mba mfite ubu ngubu ko twebwe leta iri kutubabaza cyane nk'urubyiruko nkaho yadufashije ikatubabaza cyane ni ukubera iki mujye mutubariza natwe tumenye impamvu urubyiruko tumeze nk'aho twasizwe inyuma n'amateka. Babaza uterero leta reba ikansanga nk'ahangaha ndi kwihigira ibiceri byo kurya igahita ifata mu mukwa bikajya kumfunga agenda nkamara uwo mwaka nanaza nabwo gake nkahita nongera nkasubirayo guhora mu mashini ntabwo ari byo ngombwa ahubwo mwebwe leta mudufashe mudushyire mu myuga itandukanye mudushakire ikintu dukora tuve ku mihanda. ubushake bwo gukora wowe ubushake bwo gukora urabufite? Ndabufite, mfite imbaraga zo gukora nabuze ibintu nkora ariko mukaza mugasanga ndi gushaka akazi mugahita mumfata mukamfunga ibyo ngibyo bizatuma nanjye ahubwo igihugu cyanjye nyihunga kandi ngikunda. Bagufungira iki bundi? Basanga nkanga ndi kwigendera bakamfunga kuko ngo nta kazi ndimo kandi mba ndi gushaka akazi nta kabuze ngo ndi inzererezi kandi nta buzererezi mba mbona aho ngaho ndimo. Amaze kugufunga nk'igihe kingana iki? Njyewe ubundi sibyo wenda nk'Imana yampaye agahenge muri uno mwaka nta mezi abiri yashiraga ndi hanze kandi nari n'ikijura. Ndi kugenda nshaba akazi ugasanga nguye mu nyerondo cyangwa ngo mu nyeragutabara cyangwa muri za daso zikamfata zimora ubusa. Aho rero musaba iki? Aho ngaho ngiye ndi gusaba ubufasha urubyiruko mutwiteho kugira ngo mudufunge mudushakire akazi mudushyire mu makoperative atandukanye ntabwo twe turabajura turashaka gukorera igihugu cyacu. Iyo abantu babonye hano ku muhanda aravuga ati wenda ajya kutwiba niko babafata bakambona nkanga magaza naje gushaka akazi ngo wenda nihaza imizigo nyikorere mbone ibiceri bakagira ngo magaza aho ngaho nshaka kubona kandi ibyo ngibyo ntanabitekereza. Se kwiba hari icyapa kiba kiriho umuntu ko ari umujura nyine we baza bagushinja ubujura kandi utabukora. Niba bagira ngo bagende buzuze muri gereza biriya bigore batugaburira ahubwo bajya bagaburira abanyabyaha bakagabanyaho bikeya natwe bakadufasha kuko tubirira ubusa biriya bigori tubirira ubusa ntabwo tuba twibye. None se wenda ikibazo wenda nakubazaga bagenzi bawe bahoze batubwira ati afite imishinga yo kuvuga ngo nubwo wenda twabaye ku muhanda igihe kinini ariko dufite imishinga kuvuga ngo imyaka 5 iri imbere yazaba yaguze imodoka Imana nimufasha kandi koko ngo ari no kubikorera. Imishinga ufite ni iyihe mu myaka izaza? Nanjye imishinga mfite mbonye akazi ko gukora nkabona amafaranga mu mwaka umwe nabandi gutwara imoto kandi yanjye. Ubu ka moto urakazi ushobora ka moto ndakazi icyo mbona nagaperime. Ako ubanza hano hanze babafata wako mutari cyane baradufata bikaze kandi baduhora ubusa. Yabwiye ko bamufunze igihe kinini. Twese tuba twarafunzwe igihe kinini kandi tuzira ubusa pe badusanga aha ngaha twaje guhiga ibiceri byo kurya bagahita badufunga. Hano ushobora kwikorera umuzigo? Umuzigo tuba dufite imbaraga yo kuyikorera kabisa turayikorera tukabona yo kurya makeya ariko turasaba ubufasha twebwe ngo mudufashe nk'urubyiruko rwanyu mudufashe mudushakire imishinga tujyamo muturihirire imyuga.
imbaraga zirahari n'ubushake burahari. ubundi reka nkubaze ubundi njye mfite ikibazo umuntu araje aragufashe nguri inzererezi ubundi umuntu aba inzererezi mu gihugu cye ubundi gute ubundi umuntu aba inzererezi mu gihugu cye gute ubu se tuzajya muri Uganda wenda niho batazatwita inzererezi aho batatuzi ikibazo ufite ni ikivugo byo bundi ikibazo mfite ni ukuntu baza bagafata umuntu ngo ni inzererezi si ubundi umuntu aba inzererezi mu gihugu cye si ubundi tuva mu gihugu cyacu tukajya Uganda niho batazatwita inzererezi basi mu by'ukuri turasaba perezida atuvuganira abana ba Afurika cyangwa ashyira ibigo impande n'impande bitandukanye bifasha abana ba Afurika kuko guhora ku muhanda mani ntabwo tubyifuriza mani nzererezi umusaza agira mu gihugu cye undi ni gute yewe umva nta muntu wabinzererezi mu by'ukuri byabaye ngombwa waba inzererezi ese uzaba inzererezi uri mu gihugu cyawe gute kandi icyo kibazo dufite twebwe twari tuzi ko umuntu aba inzererezi ari mu gihugu cy'abandi icyo nicyo kintu dusabe umusaza azadufasha tuvuganire abana ba Afurika sibakirirwe babafata amana nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda